rimwe na rimwe ubabazwa n'abakagombye kuguha ibyishimo, ariko ntabwo bigomba kuguca intege. Ugomba kubyakira kandi ukiga kubana nabyo. Ushobora kubaho wigaragaza neza, witwararika mu bishoboka byose, ariko bikanga ugateshwa agaciro. Nyemerera tujyane intambwe ku yindi. Waba uzi ikintu gikurikirana umuntu kikamubuza amahoro kurusha ibindi? Ni uguceceka n'ituze atigeze atekereza ko rizabaho. Abantu ni abantu nyine, batekerezaga ko uzahora uhari, batekerezaga ko bagukururira kujya mu inabi, nawe uzarushaho guhatiriza kugira ngo ugaragaze ko agaciro kawe gahari. Bizeraga ko urukundo rwawe rwari ibisanzwe, ko kurubura ntacyo bivuze. Urukundo rwawe bumvaga ari ikintu gisanzwe, bashobora gusiga igihe cyose bashakiye, igihe bahitiyemo kugaruka bagasanga rukibategereje. Bagiye batekereza ko uzabakurikirana, uzabinginga, uzabanza ugacika intege, ariko icyo batigeze batekereza ni ituze ryawe no guceceka. Kuko guceceka nicyo kintu kimwe gusa abantu badashobora kugenzura. Iyo uhagaritse guhora wisobanura ku bantu, guhangana nabo, uguhora ushaka kumvikanisha agaciro kawe, uri kubambura imbaraga zabo udakoze n'ikintu na kimwe. Bari bakwitezeho uburakari, ukuntu ubabaye, bari bakwitezeho ubutumwa burebure bwuzuyemo ibisobanuro by'ukuntu bagukomerekeje, ariko ituze no guceceka kwawe bituranye n'ibintu batinya kurusha ibindi. Warisuzumye urimenya. Iyo bigitangira bumva batuje, biyumvisha kuri kubaha umwanya, kuvuga aho uzagaruka ubasaba imbabazi cyangwa ubasaba amahirwe ya nyuma. Ariko icyo batamenye ni uko ituze no guceceka kwa atari umukino, ahubwo ni umwanzuro. Batekerezaga ko kukwihenuraho byagusenya, ariko ituze ryawe niryo ribasenya. Ntabwo bazigira bakuganira ku bw'ituze ryawe. Ituze ritera gushidikanya, kandi gushidikanya ni uburozi bubabaza cyane mu bwenge bwa muntu. Bazatangira kwibutsa no kwibukiranya iby'ahahise hawe. Gutuza bibabwira cyangwa bibaha kumva uburemere bw'icyo batakaje cyangwa uwo batakaje, ariko igihe ucecetse nibwo bamenya uwo batakaje, nibwo bamenya agaciro k'uwo babuze. Ntabwo ukibakeneye, ahubwo uri mu gikorwa cyo kubasimbuza. Ibi si imikino yo gukina imikino yo mu mutwe, si ukwihorera, ni ukubaha nabo icyo baguhaye, ni ugusubiza ibyo wahawe. Ubusa. Kuko rimwe na rimwe ikintu gikomeye ushobora kuvuga kurusha ibindi ni ukutagira icyo uvuga na mba. Shyira ubwenge kugira utega amatwi. Uzi impamvu ituze ryawe ribazunga kurusha ibindi byose utekereza? Hari ibyiciro byihishe banyuramo cyangwa babamo batabwira abantu. Ukuntu uceceka bituma batangira guhindura imitekerereze yabo, kandi wowe bikubakira agaciro. Waba warigeze utekereza ko ituze ryawe hari icyo ryahindura? Ku musozo w'iki kiganiro urasobanukirwa impamvu ituze no guceceka bibabaza kurusha amagambo. Uwayavuze ashobora kuyasobanura cyangwa uwayabwiye akayibagirwa, ariko ituze ryo ryonyine rihatira umuntu kwicarana n'ibitekerezo bye, kandi aho niho intambara nyakuri itangirira. Ituze ryawe ntirimutera urujijo gusa, riramubabaza, kuko icyo yashakaga mu by'ukuri kwari kugira ngo agaragare nk'uw'agaciro imbere yawe, kandi ari we biturutseho. Yari yiteze uburakari kuri wowe, ibisobanuro birebire, cyangwa urugamba rwa nyuma rwo kwerekana ko umukunda. Ariko icyo atigeze atekereza ni uko ntacyo uzigera ukora, ni uko ntacyo wakora. Imbaraga z'ituze no guceceka bibuza abantu amahoro. Nta gisobanuro, nta cyemeza kigufatira. Ituze ryawe no guceceka ritera icyuho mu bwenge bwe, kandi kubura amahoro n'icyo cyuho
niwe ugomba kubishyiraho iherezo. Mu minsi ya mbere yiyumvishaga ko uri gukora umukino wo kumwereka ko utamwitayeho, akiyumvisha ko umutegereje kandi umukeneye cyane. Ariko uko iminsi ihinduka, ituze no guceceka kwawe bitangira kumwongorera ibiganiro bibi, bitangira kumuha ibitekerezo bidahwitse. Ese ubwo hari imigaryo irimo? Ese aba yarabishyizeho akadomo? Ese akomeje ubuzima bwe ntange ntaburimo? Aho niho gushidikanya bitangira kumurya buhoro buhoro. Abanyabwenge bazi neza ko imbaraga nyazo zitari mu byo uvuga, ahubwo ziri mu byo udahitamo kuvuga. Ituze no guceceka kwawe ribigisha isomo bwibone bwabo butigeze bwitegura gato kwakira ngo buryige. Rimwe na rimwe bajya mu matelefone yabo bagashakisha ubutumwa baba barabandikiye, ndetse bakinjiramo bakanareba ko hari ubwaba bwaje kandi udaheruka no kubandikira. Uzi ukuntu bibashengura umutima? Birababaza igihe cyose baguteye agahinda, ariko bakaba bicaye batumva amagambo yawe y'amaganya, batumva agahinda kawe, batumva ibibazo byawe wahisemo guhisha. Birabazonga, birababaza. Iyo bagerageje kugutega imitego y'ubutumwa bugufi kugira ngo bagusembure ugire icyo uvuga ntugire icyo uvuga, bashenguka kurushaho. Kuko ikibazo kibamena umutwe kikawutwika ntikiba kikiri ese arababaye, ahubwo kiba ese koko yarankeneye cyangwa yaradukeneye. Buri ituze rirusha imbaraga amagambo. Ni nako ribahatira kwihimbira inkuru yo kubara, kuko akenshi ubwenge bwa muntu bujya ku bibi kurusha ibyiza. Batangira gutekereza ko ushobora kuba warakize ibikomere baguteye, ko wishimye cyangwa se ko wabonye umuntu ubaruta. Birashoboka. Ibyo bishobora no kutabababaza cyane, ariko kuri nyako kukibababaza ni uko batekereza ko umuntu uzahora uhari, umuntu uzahora ubategereje atakiri muri uwo murongo, atakibifuza, batari abagitekerezwaho. Bibwiraga ko bagusenye baguhamije uri aho utazatera intambwe, ariko aho utera intambwe ryo gutuza no guceceka, birabereka ko bashakaga gusenya ari wa muntu wihanganiraga gusuzugurwa, bakaba ari umunyacyubahiro. Imbaraga zo gutuza no guceceka zihindura ibintu byose nta jambo na rimwe rivuzwe. Ntukiri umuntu ukurikirana, ahubwo watangiye gukurikiranwa, kandi ibyo byose biri kuba nta mbaraga nyinshi ushyizemo. Sevinga iri jambo mu bitekerezo byawe. Ituze ryanjye nizo mbaraga zanjye. Kubera iki se? Kuko igihe cyose wize kugenda udahanganye, nibwo bamenya ko batakaje umuntu w'agaciro, umuntu w'ingenzi, umuntu udasanzwe. Inyuma y'inzugi zifunze bagerageza gusana ibyo bangije. Ibyo bihe bibakora ku mutima kurushaho, kuko utakiri hafi yabo ngo bibutse. Ntago bazigira baterura agaciro ngo babwire abandi uguceceka kwawe n'iryo tuzi, kuko birabababaza. Ishema n'izima rizingiye ku busa ntiryabibemerera. Bagerageza kwitwara nkaho nta cyabaye, ariko mu by'ukuri mu mitima yabo baba bari gushira, baba bari gushenguka, baba bari gushya bumva. Uguceceka kwawe uko kurushaho kumara igihe kirekire, niko kwicuza kwabo kurushaho kubaremerera. Niba ushaka gukomera, jya wiga kwishimira ko utumva neza n'abantu bose. Ibyo ni byo guceceka kwawe gukora. Bareke bagutekerereze nabi mu gihe uri kwiyubaka bucece inyuma y'inzugi zifunze. Ndashaka ko wandikira ijambo nanone mu bitekerezo byawe. Mpitamo guceceka kuko nihisemo njye ubwanjye. Guceceka kwa muntu guhindura imitekerereze ya bose bakuzi. Guceceka kwawe ntibibababaza gusa, bihindura nuko bakubona. Iyo umuntu aguhemukiye, aba yiteze ko ububabare bwawe buzahora muzengurutse, azahora abubona. Aba yifuza ibimenyetso bigaragaza ko yari ingenzi kuri wowe. Iyo ucecetse, inkuru abantu bari baratangiye kubara ku buzima bwawe itangira guta agaciro, igatangira guhagarara. Guceceka no gutuza kwawe bibambura izo mbaraga z'ikinyoma. Ubwenge bwa muntu ntabwo bukunda ibibazo bidafite ibisubizo. Uko urushaho guceceka, niko ibyo bibazo birushaho gusakuza mu mitwe yabo. Guceceka kwawe kubahatira kwibaza niba atari bo wihanganiye gusa. Ariko n'ikindi batazi, badashobora no gusobanurira ubwenge bwabo, nuko batazi ko guceceka kwawe atari igihano wabahaye, ni amahitamo yawe.
ni indorerwamo wahisemo kwireberamo. Nta nubwo ari ukugerageza kubababaza, uri kubereka uburyo ubuzima bumeze. Uba uri kubereka ko imbaraga zawe zitakibabereye ishema ryabo. Ubwo guceceka kumara igihe no kubura kwawe bituma urushaho kugira agaciro. Iyo basubiyemo ibiganiro byanyu mwagiranaga cyangwa amafoto mwifotozanyije, biyumvisha ko batakaje umuntu w'agaciro batazongera kubona ukundi. Kwihorera gukomeye kuruta ibindi ni ukutamera nk'uwagukoreye ikibi. Nyuma yo gutandukana nabo, guceceka kwawe kubagaragariza ko utari umuntu ushobora kugenzurwa nabo. Batangira kwibaza bati, ni muntu ki? Kandi mu by'ukuri ntukiri umuntu utangiye gutanga ibisobanuro cyangwa kwemezwa n'abandi. Uri guhinduka umuntu bahoraga batinya ko ushobora kuba umuntu wa nyawe, umuntu ushobora kugenda ntarebe inyuma. Imbaraga zituze no guceceka kwawe zibafungira mu bitekerezo byabo bwite, byaba byiza cyangwa se bibi. Tekereza kuri ijambo ryo kwiyemeza, ritekerezeho kandi urifate mu mutwe. Guceceka kwanjye kubigisha ibyo kubana nanjye kutigeze kubigisha. Ituze no guceceka bikugira umunyembaraga. Igice cy'ituze no guceceka si ugugitangira ubu, ahubwo ni ukugikomeza. Iyo umutima wawe ushaka kwisobanura, ubwenge bugashaka ibisubizo, n'ubwibone bugashaka kwemeza, utangira gushaka kuvuga. Ariko iyo ucecetse uba wihaye imbaraga. Iki ni igihe cyo kongera kwiyubaka. Tangira ukora imyitozo ngororamubiri. Igihe cyose wiyubatse uba werekana ko kwicaho kwabo atari intege nke zawe, ahubwo ari amahirwe akomeye wagize. Guceceka kwawe kurushaho gutuma bibaza niba barigeze bakumenya koko bya nyabyo. Ntugakurikirane umuntu waguhemukiye cyangwa umuntu wagutesheje agaciro. Bareke bakurebere kure nabo barebere kure. Mu gihe cyose uzaba uharanira guhinduka umuntu batigeze bifuza ko waba we, bibaza uko uri kubigeraho kandi utabafite. Ikizakomeza kubashengura cyane si uguceceka kwawe gusa, ahubwo ni ubuzima uri kubaka bucece. Dufite amatwi abiri n'umuntu umwe kugira ngo turusheho kumva byinshi kurusha ibyo tuvuga. Si ukugira ngo ukumburwe cyangwa se bagukumbure, kugira ngo kwicuza kwabo ntikuzagira icyo kukubwira. Ibaze, bazacika intege ryari se? Bazacika intege igihe cyose bazajya bakubona cyangwa se igihe bazajya biyumvamo ko ntacyo kibategerejeho. Si igihe babonye ko ucecetse, ahubwo ni igihe basobanukiweho guceceka kwawe atari igisubizo cy'amarangamutima, ahubwo ari icyemezo nyacyo wafashe. Ntibizaba ku munsi wa mbere cyangwa uwa kabiri, ntibizaba mu cyumweru cya mbere cyangwa icya kabiri, si mu kwezi ndetse si no mu mwaka. Bizaba igihe cyose umuntu wahoze ari usanzwe akomeje guhinduka kuba urwibutso ntagerwaho. Bazamenya ko utabarakariye utanabafitiye inzika. Intekerezo mu bitekerezo zabo zizahora ari ukwibaza bati, ubu yaragiye koko? Nta kintu kibangamira ubwenge bwa muntu nko kumenya ko yari afite byose, ariko agahitamo kubireka. Bamwe bazasenyuka mu byumweru, abandi mu mezi, n'abandi mu myaka. Ariko igihe ntacyo gitwaye, ariko kuko kirushaho gutinda niko kwicuza kurushaho kuremera. Igihe bazongera kukuvugisha, ikizababaza cyane si uko wacecetse, ahubwo ni uwo muntu mushya bari kuganiriza muri uwo mwanya ushobora no gukomeza. Bazaba bibaza bati, uyu ntagikeneye imbabazi zacu, kandi koko ntabwo ugikeneye imbabazi zabo. Utagikeneye ibisobanuro, wamaze gusobanukirwa nabo bamaze gusobanukirwa ko kubatakaza kwawe ari byo byaguhindukiye umugisha. Kwihorera kuruta ibindi ni ukutamera nk'umwanzi wawe. Guceceka kwawe si ukwihorera, ni impinduka, ni icyemezo. Bazacika intege igihe bazamenya ko utari guhisha ikiganiro cyawe cyuje ukuri. Bazacika intege igihe cyose wakomeje guceceka. Bazaba biyumvamo ko abafungiye amayira yo kongera kukugeraho, kandi imigambi yabo ko abaga ari ukukubabaza no kugutesha agaciro, banakubwira ibyo bishakiye. Guceceka kwawe si igihano, ni ingamba z'ubwirinzi. Igihe cyose ucecetse uba uhagaritse umugambi wo guhora, ushaka kwerekana ko agaciro kawe ka muntu utari waragenewe kubona ko ugafite. Reka bibaze, baha umwanya wo kwibaza no kwicuza. Reka bumve agaciro ko kubura kwawe. Erega burya ubutumwa bukomeye ushobora koherereza abantu ukutagira ijambo na rimwe uvuga.